umve Nicolas Cage ubundi uyu mugabo n'umuyitinze nta filime mbagira yo filime bayise ngo iki Knowing niryo zina rya filime rero filime witonze yo buri ushaka kubaho wishimye hora na Bonnie Mayo dutangiranye kana kari kureba mu kirere nakana gato kameze kari kumva amajwi gafite ibintu bimeze nk'ibijwi kari kumva mu matwi kubyumva n'abana batunya ku ishuri hano turi bahita Lexington muri Massachusetts mu 1909 nibwo dutangiye filime yacu abana bigaga muri Gardienne muri 59 mwarimu avayo meterese Lucinda turi kwinjira Lucinda rikarakara Lucinda turi kwinjira muri class umwana ari kumva amajwi areba mu kirere filime Now you remember tomorrow is our official. Murabizi kejo ari umunsi wo gufungura ku mugaragaro. Yego Miss Taylor. You remember Principal Clark. Muribuka ko Director Clark kwezi gushize yakoresheje irushanwa to celebrate kugira ngo bashake igitekerezo ku munsi w'ejo tuzaba turi guserebura. Ninje bahisemo ninje. Well, yes. Oh yeah. Staff selected. Ejo ahise bahisemo igitekerezo. And it came. Igitekerezo cyatsinze muri iki kigo cyose cyaturutse mu ishuri ryacu. The winner is watsinze ni our own umutsinzi wacu ni Lucinda Embry. Lucinda Embry kakana gacecetse kari kari kumva ibijwe igitekerezo cyo ngo baragishimye ibyo azagendera ejo igitekerezo yazanye ejo nicyo bazakoresha baserebura on everyone bamukomera amashyi. We'll be closing our dedication ceremony with the burial of a time. Ejo tuzaserebura ikirori cyacu mbega nibyandi bita ngo duhisha mu gihe cyangwa se dushingura mu gihe. What's a time? None se ibyo gushingura mu gihe ni ibiki? Wumve nawe witonze kano kana abana bambajije. Gushingura mu gihe ni ibiki? This is a time cap. Iyi ngiyi niyo bita kubika mu gihe. Now I need you to put your thinking caps on because abana nyine arabanza bwe mujye muri mudu yo gutekereza bayita babana. Each of you to draw. Mwese ndagira ngo mushushanye. Is going to look like. Ukuntu mutekereza mu myaka 50 iri imbere isi yacu izabimeze. A group of children just like yourselves will open it up to see what you drew. Irisha hano hano ugiye gufata pause mabasobanure nitonze kugira ngo filime muze kuyumva neza. Mwarimu yabwiye abanyeshuri ngo mwabana mwe mwese mugiye gufata igipapuro mushushanye ukuntu mutekereza isi ya none uyu munsi turiho izabimeze mu myaka 50 iri imbere. Nawe ni nkuko bakubwira ati uyu munsi wa none fata igipapuro ushushanye utekereje ukuntu isi yacu ibona. Urebe ushushanye ukuntu mu myaka 50 iyi si turi mu uyu munsi ukeka ko izabimeze. Hari ushobora kuhita ushushanya ibintu akeka ko bizabiri ku isi muri iyo myaka 50. Ngo none ibyo bipapuro abana bari buze gushushanya barabifata babishyira muri kiragi kese kiri ubonye azamuye kimeze nk'igisorori kinini. Noneho izo mpapuro abana bazihambe muri kiriya gisorori bagende bazihisha ahantu. Izo mpapuro bazihisha ahantu. Nyuma y'imyaka 50 abandi bana bazaba biga kuri iki kigo bazaza bataburire ngo ziriya mpapuro noneho barebe koko iby'abana bize muri iki kigo basize batabye mu myaka 50 ishize nimba bihura n'isi abo bana bazaba ari icyo gihe. Mbega nuko nashanya ati mu myaka 50 iri imbere u Rwanda ruzaba rumeze gutya rurimo ibi nibi nkabishingura niyo nakwipfira cyangwa se nkagenda. Abana bazaza mu myaka 50 iri imbere nkuko nahanuye wenda ati isi zabimeze gutya bakaza bakareba nimba ibyo nanditse icyo gihe mu myaka 50 ishize bihura n'ibyo koko icyo gihe bizaba bihari. Nico basabye abana. Sound exciting? Burumva bidashishikaje. Yego Miss Taylor. Let's begin. Reka dutangire abana bafata impapuro bashushanya ukuntu isi bakeka izabimeze mu myaka 50 iri imbere. There's a lovely spaceship there. Ndabona ushushanyije icyogajuru cyiza cyane mbega ubwo arakana gashushanyije icyogajuru gatekereza ko mu myaka 50 iri imbere ari byo byogajuru bizaba bihari. Hari n'ushobora gushushanya wenda imodoka ko zizaba ziguruka icyo gihe. Urakoze Miss Taylor. And that is a nice robot. Iryo ni robo ryiza Andrew. Nawe ushushanyije kandi ko kwari ushobora gutekereza ati mu myaka 50 iri imbere amaroba azaba yuzuye isi. Time's up. Igihe kirarangiye muromete. And make sure you write your ikindi kuri envelope mushyira mu rupapuro mwandika amazina yanyu. Thank you, Miss Taylor. Urakoze Miss Taylor yaje gufata impapuro z'abana. Thank you. Abana bose bashushanyije. Agera kuri Lucinda. Lucinda. The assignment was to draw a assignment cyangwa se umukoro nabahaye wari ugushushanya ifoto y'ukuntu isi zabimeze.
umwana akomeza kwandika. Iki nicyo gitekerezo cyawe? Umwana wo kugira ngo ashushanye yanditse imibare myinshi cyane. Abana bavuga ngo bashushanye ukuntu isi izameze mu myaka 50 iri imbere. Uyu mwana yaragiye yandika ibintu by'ibibare. Zana hano twari twabwiye gushushanya, ntabwo twabwiye kwandika imibare. Kandi iki gitekerezo cyari cy'uyu mwana ari we wakizanye, niyo mpamvu ejo bazagikoresha baserebura. None we yanditse imibare myinshi. Reka duhe ikaze inshuti z'ikigo cyacu ndetse n'abandi bagenzi bacu dukorana. Twebwe abanyeshuri twiga muri William Dawes Elementary. Turi hano kugira ngo dufite igitekerezo cyo gushyingura iby'abana banditse kugira ngo abandi bazadusimbura mu myaka 50 iri imbere. Uhereye uyu munsi bazagire gute? Bazaze babitawure barebe ko ibyo mwanditse bishobora kuba bihura n'iby'icyo gihe. Abana bakoma amashyi, urebe filime witonze. Bazanye bwa buhanuzi bw'abana, mbega ni nka predictions. Abandi bana iyo bicaye, kakana kitwa Karusinda ko kaba kihagarariye inyuma, karacecetse sinda kumva kavuga kuva filime yatangira. Bafashe kwa kugereranya ukuntu isi izameze ko abana bahanuye, babitaba munsi y'ubutaka, babitabyemo hariya. Bamaze kubitaba baza kuhapfuka. Mwarimu ahindukiye bura kakana bita Rusinda. Uyu ni umwana abona igipirizo Rusinda yari afite kizamutse mu kirere. Bano baza gutaba aho bashyize za nzandiko. Ngo nyuma y'imyaka 50 Rusinda, kakana kitwa Rusinda barakabuze mu kigo. Kamwe abandi babwiye ngo bashanye kukandika imibare. Uriya mwana bita Rusinda agira amatsiko menshi. Udufashe tumushaka uyu ni meteresi. Bashaka ahantu hose nimubure Rusinda. Umwana mu kigo bamubuze. Ababyeyi barabasha kumucurana. Umwana wiga nko mu wa mbere cya gardienne. Rusinda baramubuze. Abana biga nko mu wa mbere, mu wa kabiri bagitangira kwiga kwandika no gushushanya, Rusinda baramushatse baramubura. Uyu ni meteresi we. Hano turi muri 59. Meteresi ya Jano, wibuke Rusinda bamwambuye urupapuro ataramara kwandika. Akiri kwandika meteresi yamucapuye urupapuro. Ageze hano asanga umwana inzara ze zuzuyeho amaraso. Dore Rusinda hano arameze nk'uri kumva ibijwi mu matwi. Mana yanjye. Dore Rusinda hano ari umwana wiga gardienne. Umwana yarari kwandika nanone ibintu bimeze nk'imibare, yandikishije inzara ku kibaho. Kare bamwambuye urupapuro ataramara kwandika. Basanze umwana ari kwandikisha inzara ku rugi rwo mu kigo, ameze nk'ushwaratura ibintu by'imibare. Turashize. Uyu mwana ni gatiki. Barakwereka imyaka yaragiye iricuma. Dutangiye filime muri 59. Abana bahanuye banditse ibintu bakeka ko bizaba mu myaka 50 iri imbere bakabitaba hasi. Ngo abandi bana bazabiga muri iki kigo ngo bazaza bitaburire barebe koko ababa banjirisha imyaka 50 ishize nimba predictions zabo zihura n'ubuzima babayemo uyu munsi. Cyabidahura. N'igihe usanga nta cyahindutse rega. Yo. Nibutsa, ugerageza buruko wicaye uvuga ati ese naguze abonema ya 7 yo kwa Roki. Buri kwezi nkuko wishyura ibishingo ukishyura umutekano. 7 by'agasomanuye films.com ujye wabyishyuye. Kuka kanya kariko kose ushobora kugutunguza filime ukazayumva mu makuru. Urugero nk'iyi. Yo. Katururi. Nuko dutangiye filime yacu. Barakwereka imyaka yaragiye iricuma. Twatangiye filime muri 59. Abamenyemo amafaranga ngiyi filime isohoke nabo ngabo 1 2 3 4. Hako ndashaka gufata amafaranga y'abantu bandi bataringe ngiye buriga bura nta n'ikintu nigirira. Sibye kubakanga semba mfite. No bakorere filime ya daje. Abwe abana bafite ibitekerezo by'ukuntu twakora filime batirimise kuri bije ngo mu Rwanda izo bije ntizihaba. Saza n'ibitekerezo bya filime twakora irenze. Tugaruke kuri uyu munsi wa none. Caleb, Karebu, look at this. Ngwino urebe hano n'umugabo afite hirya cyane cyo bita telescope.
ari kureba mu isanzure kira kireba mu nyenyeri. Saturn's rings await your approval. Inyenyeri za Saturne zitegereje kuzemeza. Kana kasukuriwe. Found life on other Ese papa hari ubundi buzima barasanga ku yindi mibumbe k'abantu bahatura. Just us for now. Usibye twebwe tubonye ahandi hantu. Okay, then how Okay. that might have life. None se ubwo niye handi twabasha kuba tuvuye kuri iyi The si? number of stars. Akenshi ureba umubare w'inyenyeri To our zisa nk'iziri mu zuba ryacu mu isanzure ry'izuba zacu, probability. ukaba wageranya ukareba nimba byashoboka ko hari undi mubumbe twabasha kubaho. Impossible will Akana 4 million mature enough for life to evolve. Why do you even ese ubundi kuki ibyo bintu bimbajije? Just making sure if you're Mba listening. ngerageza kureba kuri kunyumva papa. Kana kajya mu nzu. going? To watch Ugiye. that discovery Ngiye kureba Discovery program, urumva umwana ariko ibintu areba. Iki cyana ni ikinyabwenge. Kiba kigiye mu cyumba cyayo cyangwa mu nzu kureba ngo Discovery program. Yama program y'ibintu byavumbuye yabushakashatsi y'ibiki n'ibiki mu gihe abana bangana nacyo baba bari kwirebera ngo za cartoon. Sunday night hot dogs on the road. Aha ni ku cyumweru ninjoro ni rya joro nge nawe turara hanze tuganira dusangira hot dog. Time. I Eh? can't consume that. Papa, Sorry, ntago nyiri ibyo bintu. vegetarian. Ntago nzongera kurya inyama nabaye vegetarian. Telling the guy who buys the groceries. None so mfashe icyo cyemezo ryari ku buryo uwatumye bahaha ibintu utarya. I just told you now that Ese papa sinkubwiye ko nakirya inyama uri igipfamatwi. Kana kaba kabwira papa wako nkaho bangana. Dore umwana imina aba yaje kureba ukuntu inyamaswa zibaho mu ishyamba. Nitwo tunareba abandi bana bari kureba katuni. Off. Zimya oh, it's almost harabura gatongo birangire. You're not going to be able to concentrate in class. Ejo ntago uzabasha kuba concentré mu ishuri ngo wige neza. have class tomorrow. Ejo ntago tuziga papa. 50th anniversary. Ejo ku ishuri ahantu niga bazaba bari guserebura imyaka 50 ishize hari ikirori kizahaba. Nta kwiga guhari. I remember. Ndabyibutse koko. Myaka 50 irashize dutangiye filime hari abana batabye ibintu. Caleb. When I said it was just us out there, Sinakubwiye ko ari njye nawe hano hanze twenyine. that's right. I didn't mean heaven or anything. Iyo mvuze ngo turebe mu isanzure nagomba mvuze ngo turebe mu ijuru. I'm sure wherever mom is, Dad, Aho mama yaba ari hose, I even believe in heaven. papa ndabizi kutizera ibintu by'ijuru. I never said that, Caleb. Ntago nabivuze ariko. I said we can't know for Navuze ko tutabizi neza nimba ijuru ribaho. Ntago navuze ko naryizera. believe. You go ahead and believe. Ariko nimba ushaka kwizera iby'ijuru n'abarokore bijyemo nta kibazo sawa. Wagira ngo n'abagabo babiri babana mu nzu kandi ni papa n'icyo ariko kiba kigize ngaho gifite ubwenge. Ku buryo nawe yari kukivugisha nyine acisha make akaganira n'undi muntu w'umupapa. Umwana afite ikibazo cy'amatwi, baho afite akantu yambara gafata kamufasha kuba yakumva. Hey, We, you njyewe nawe together. turi kumwe tuzahorana iteka. Sabaye nuko basezerana iyo umwana agiye kuryamana se. Ndagukunda. I love you. Ngakunda. Maze kubona ko abana babyimbye we. Icyana urakibyara ukakizana ku isi nta kintu kimwe kizi. Ahako cyamara gusa nk'igikuramo ukabona kiri gushaka kurusha ubwenge nkawe nta kintu zisha. Tuzaye tubasubizaho twabakuye. Buriya rero niyo mpamvu nizerera mu kanyafu. Abana banjye ndakubita mpana ngira nte. Yemeze nka baba papa nyine ba kera b'intare y'inkazi. Yaratahaga nani ko se umwana yakoze akinjira mu rugo, umwana yazashe kumuyambira akayita kubita urushyi. Cyana we ngengana nawe. Baba papa ba kera. Papa ba kera bari intare z'inkazi. Umugabo. Hari hano. Abana b'iyi minsi badatinya kumumagara bakambwira ngo barampfana we. Nta soni. Abana baratinyutse. Propose a topic to get Umugabo kumbe n'umwarimu hano yigisha muri kaminuza bayaje kwigisha. your term paper. It's a subject of randomness. Muri kano kanya ntago turi buze kuba twakoresha iby'inyandiko cyangwa amakompiyuta ya. Hano ahubwo tugiye kwiga ku bintu bishobora guhari ibintu bishobora kuba bikaba kuri iyi si. Niba utekereza ko nk'ibintu biba kuri iyi si ari ibintu biba bimeze nkaho ari ibintu bihuriranye cyangwa se ari ibintu biba byarateguwe ko bizaba. Mbega ibintu biba bimeze nkaho byateguwe ko bizaba. Urugero ni nk'Imana.
iba yarateguye ko ubuzima bwawe bizagenda uko ejo gutyo ikakurema ikurikije uko ishaka, cyangwa se tukaba turi ku isi bya bindi bavuga ngo ibintu ngo byaje guhindagurika dushiduka byarabayeho. Nibyo mbega meze nk'uri kuganira. Jessica, ibyo ngibyo uvuze bya mbere byo kuba ku isi abantu bashobora kuba ari ibintu nyine byahuriranye, ati akenshi ni ibintu biterwa n'ibintu tutahindura, nyine ugasanga ni ibintu bibaye twese ko turi ku isi n'ibintu biba ku isi byose nta muntu wabishyizeho, ari ibintu biba gusa nyine bihuriranye bihubaguritse. Mbega ibyo ngibyo byahita bigaragaza ko ari ikintu kibaho nta mpamvu ihari. Umugabo aza hano. Spencer, tell me something about gira icyo umbwira ku zuba. Izuba rirashyushye. Elaborate. Oya, komeza. There's about 10,000 degrees Fahrenheit. Izuba icyo nzi cyo rigira dogere Fahrenheit zigera ku bihumbi 10. 27 million degrees at the core. Nanone zikagira dogere zigira 20 miliyoni zigera kuri 27 za dogere za kowa yayo. Stacy. Yeah. Word or two about the No, nawe gira icyo umbwira ahantu izuba riri. Also helium. Mbega ibintu bisa nk'ibigize izuba. With some carbon and nitrogen thrown in there. Umukobwa natangira kumubwira ibintu byose bisa nk'ibikoze izuba. Now, I want you to think. No, ndashaka mutekereza. Ese izuba murebye ukuntu rimeze, ubona ko ari ikintu cyaremwe kigashyirwa mu isanzuru ukuntu kiba kimeze, cyane rwapfuye kubaho nyine byishyiraho ngaho gusa bitewe na ryaturika. Azana isi n'izuba bishyira hano. Blue planet for life to evolve, making it possible for you to be sitting here in this riveting lecture. Ati kano gasi mubona ngafashe mu ntoki ari gatonya umubumbe w'isi, niko kantu twicayemo twese kugira ngo tubeho. Everything has a purpose. Ese ibintu byose ubona kuri isi ubona bimeze nk'ibiri ku murongo, kandi wagira ngo ni ibintu byagenwe ko bibaho. But then there's the other side of the ariko none akabandi bavuga ngo undi mwarimu winjiye theory of randomness. Hari abandi none bizera muri teori yo kuvuga ati ni ibintu byahuriranye cyangwa ntago ari ibintu byaremwe, kibiri ku isi byose ari ibintu byashidutse bihari. Exist is nothing. Mbega rero mpamvu abantu benshi bavuga ati iyo urebye ubona nta kintu kizima bitanga nyine, tubaho tugapfa nta uzaho tujya, wenda ngo uvuge ngo koko wari waturemye azadushyiraho, waremye ibi ngibi bizarangira ryari, bigenda bite. Haba siyansi urabizi ivuguruzanya cyane hari ukuntu isa nk'ivuguruzanya Inevitable string of chemical n'iremwa ry'Imana. Ndetse hakaba n'abandi bavuga ati ibintu ubuzima tubayemo nta kintu twabuhinduraho cyangwa se hari icyo twakora kugira ngo bihinduke. Mukameze nk'ahatemera ko hari Imana ibaho cyangwa ibi byose byaremwe, nawe abifata nk'ibintu agomba kubaho gusa bikaba nk'impanuka bigenda. Nikabatekereza nyine ubona kameze nk'uwihebye, n'abana baramureba bakumirwa. Ati by'isi ntacyo bimaze, ntawe uzi aho bituganisha, ntawe uzi nuko byagezweho, bimeze nk'impanuka yabaye. Professor Kostra. Well, what do you believe? Ese wizera icyo ubundi? I think shit just happened. Ngiye nizera ko ibibazo bibaho, umwanda ubaho, ibintu byabaye gutyo gusa. Ariko ni nge. Class dismissed. Gaho mutahe. Namwe mwakwizera ibyanyu, ntago mvuze ngo mwizera ibyo nizera. Numugabo umeze nk'uyebye. Very heavy shit for a Monday morning by the sounds of it. Shawuri kwigisha ibintu bisa nk'ibikomeye kubitekerezaho kuri uyu wa mbere. On of my lectures. Kuva ryari abantu bo muri cosmology muza kureba uko nigisha. Physics helps me a lot. Narinje kureba inshuti yanjye gusa yigisha muri astrophysics. Uyu mugabo yigisha astrophysics abana. Your scientific mind. Uyu munsi ni cyo gitekerezo cya science ufite. Sister, PH double D's. Ese mushiki wawe ameze gute? Is it ethical to say things like that about your sister? Muginga ariko uzi kuvuga kuri mushiki muramu wawe kazi gutyo uri kumva ari sawa. Anyway, whatever. She's in town this Friday. Kuwa gatanu azaba ari mu mujyi. You're intriguing, which I thought was code for gay, but apparently not, because she's asked if you would join us. Ndetse yari kumbwira ari kumbaza nimba uzadusura. Bivuze ngo uyu mugabo bari kumwe yarongoye mushiki w'uyu nguyu. Mushiki wari ku gatanu azaba ari mu mujyi, abari kumbaza nimba uzadusura. Come on, you owe me for last time you skipped. Ubushize waradukwebye. Caleb was panicking. Caleb icyo gihe yari afite ibibazo, niyo mpamvu naje ngo dusangire. Ubushize warambwiye ngo yararwaye. Ahubwo tuvuze umwana wanjye. Damn it. Sicyo. Caleb ceremony. Caleb ku ishuri ryabo hari ibirori, we nari nibagiwe, reka njyeyo. We kuwa gatanu uzaze tubonane, ndabitekerezaho. Uyu ni muramu we yarongoye mushiki we. Aturura umuri utorwanye nzatuma rurabagirana. Dore kuri cya kigo hashize imyaka 50 abana bahigaga batabya akantu munsi y'ubutaka kugira ngo abuyu munsi papa umwana abona se. Papa yaje ku ishuri areba umwana. Yeah.
50 years ago, imyaka 50 ishize and faculty of abanyeshuri bigaga muri faculty William Dawes Elementary imagined what the future might hold. bagerageje kwimagina cyangwa se bashushanya ukuntu batekereza ukuntu isi uyu munsi izaba imeze. We unveiled their uyu munsi tugiye gutaburura ibigwi basize banditse. someone very special. niyo mpamvu ngiye kuba president umuntu udasanzwe, Taylor. madamu Priscilla Taylor, wa mukecuru wigishaga mu ishuri muri ya myaka 50 ishize, wa mugore wigishaga dore yarashaje. It's only uyu mugore ishuri rye ryavuyemo iki gitekerezo. yaje hano akata umugozi imyaka 50. uyu mugore yari akiri mutonya, wa mwarimu kazi wagiye agasanga akana bita Rusinda kari gushkoratura ahantu n'inzara, baje gutabura ahandi abana imyaka 50 ishize batabye ibipapuro byabo batekereza ukuntu isi uyu munsi izaba imeze, baza gutaburura abana bato barareba. Wow, dore batabye ibintu. Ewan, imyaka 50 ni myinshi, tuyimaze twicaye mwarishyuye 7,000 gusa none murebye filime imyaka 50. Made in time to hear you sing. Man, mwana wanjye nakumvaga uri imbere uri kuririmba. You could not. Papa ntabwo wanyumvaga amajwi yari menshi. I swear. Darahira nakumvaga. Bajana abana babaha impapuro, buri umwe agenda asome arebe nimba abana imyaka 50 ishize dutangira filime ibyo basize banditse bashushanyije nako nimba bimeze nk'ibyo uyu munsi bari kubona bihari. bahereza abana uyu mwarimu n'ubundi niwe wari uri mu ishuri icyo gihe. Abana bose babahaye igipapuro, buri umwe afungura, bamwe bashushanyije ibyogajuru, abana be hafi ya bose barashushanyije usibye umwana umwe wanditse ibintu by'imibare gusa. Kakana ka Karibu nako kaje hakunina nako bagaha envelope. Umwana hano yambaye akantu mu matwi, umwana bamuhereje rwandiko rwanditswe n'uwitwa Rusinda Embry, rwandiko bamuhaye. Umwana avayo bamuhaye rwandiko rwanditsweho amagambo apana ho gushushanywaho. Umwana azabona ni Caleb, cyana kigize ikinyabwenge kibana na papa wacyo. Handitseho Rusinda Embry, niwe mwana icyo gihe imyaka 50 ishize wanditse kuri urupapuro. Twe turabizi arebye ko batubwiye ko abana bashushanyije iyi mibare niyo yatekerezaga ko izaba yari imyaka 50 yari hari ibintu by'imibare bidasobanutse, imibare myinshi kakareba. Mwana mugenzi wanjye, mwana rero tagera kumva ibintu by'ibishwe arebye imbere ye ahabona kagabo turi mu kigo cy'amashuri. wewe wabonye iki? Boring. Beo kuntu bibowa, wewe watomboye ibintu by'ibibare, twebwe twabonye ibishushanyo. Ahindukiye ka kagabo arakabura. Uyo ni Caleb. Iryo joro yaratashye. Urebe filime tuntururuntu, arebye umwana yakuyemo akamajwi nako akamufasha kumva. Caleb, could you nakumviriza put this? I don't want you to lose another one. mwana wanjye kano kantu ujye ukabika hafi, ntabwo ushaka uzakabura nkagura kandi. Muri iyi minsi kari kunsakuriza cyane, ujye ugabanya volume ibaho. Nagafasha umuntu kumva. Hey, Dad. You know that kid Jason from soccer practice? Wa mwana bita Jason uramuzi dukina football. We're sleepover this weekend. Iyi weekend yibazaga nimba nazajya kurara iwabo. Fine. Ndumva byaba ari sawa. They have a boat. Bafite ngo n'ubwato, ninjye nakosha uzajya kurarayo. That on the lake. Bashaka kuzatujyana ku mazi nkajya kurara iwabo wo mwana. Ndabitekerezaho nimba nzagurushya. Ubwo uramakaniye. Means I'll think about it. Oya ntabwo bisobanuye ko ngo wakaniye njya nzabitekerezaho. Abona umwana afite urwandiko ruriho imibare. What are you doing with this? Urupapuro rukoresha iki? You weren't supposed to bring this home. Urupapuro ntabwo agomba kurutahana, n'urugo ku ishuri. It means something. Papa, Like, je narusomye mbona rushobora kuba rumeze nk'ihurizo, harimo nk'ibintu ngomba kuvumbura birwanditsemo. Yeah, that's good. Ibyo ni byiza, But it's not ours to. ariko ntabwo ari urwacu. Bari abana bagomba kureba zanzandiko bakazisubiza ku ishuri. Got it? Ejo tuzarusubiza ku ishuri. Let's go. Arurambika hano tujye kuryama. Ubundi umwana bagomba kuba afite isaha agomba kuryamira atitwaje ngo nabitotsi agira. Ase murakibuka kugira insinga mu ngo zanyu n'utuntu tw'imikandara na kamambiri cyangwa byari ibya kera. Ababyeyi namwe musigaye mu ntenguha. Arebye yanaje kureba umwana nimba yasinzira, sanga umwana ari kureba video ya mama we. Mama we yarapfuye ariko hari amavideo baba baragiye bifata itakingirana umwana abe yirebera video za nyina. Buri umwana bakumbuye nyina. Mujye mwifata amavideo menshi muri kumwe n'abana banyu benshi, mujye sigemo nka cassette ku buryo nimupfa abana banyu bazajya basigara bayareba babakumbuye. Uramuke mama, akaniyo kagiye kuryama akabanza kureba mama wako wapfuye, akabwira turamuke mama. Umugabo nawe yagiye kuryama arabanza akaza akanywa United Gin cyangwa American Gin. Wane ni BG
irakora kabisa, irakora. Ibaze nimba Nicolas Cage cyangwa United Gin uri kureba iyi filime uri muntu cyutayo, nkasobanura ndi kunywa United Gin. Umugabo yaje hano nawe kwirebera hano, areba agasobanuye, yaguze abonema, akoroka arasobanura. Iyi niko yaje hano yirebera agasobanuye, ariko yinywera ka United Gin. Uruganda ruba rwakoze na Ruberi Business Group. Aza hano yaje kwihanagura mu gikoni. Arebye hano cya gipapuro cya wa mwana yateretseho inzoga, aragihanagura. Haka iki gipapuro ubundi cyanditseho ibiki? Aza kugisoma arebe wagwane. Arebye hano ibintu bigiye biriho by'imibare isa nk'itondekanyije ukuntu uyu mugabo akora urwandiko ruri iki. Nta kintu afite cyo gukora, nta bitotsi afite, ariko urwandiko ruri iki. Aza hano kuri taburo, aba bagabo b'abanyabwenge bose bigirira amatsiko ku buryo n'ikintu akagira amatsiko bimwe byacu. Katarika ibi bintu bishatse kuvuga iki? Araza yandika imibare kubona kuri rupapuro, arayandika, arayitondekanya, ariko imibare itondetse gutya isobanuye iki? Uyu mugabo n'ubundi yigisha astrophysics. Azarebe ni umunyamashuri, arebe iyi mibare itondetse gutya isobanuye iki, agenda ashyiramo uturongo, arebe nimba imibare yayisobanukirwa. Arangije hanagura ya mirongo yarashyizemo gace gace, arebe uru rwandiko, arongera agira gutya 91101. Neza neza urebye nk'ari 91101 ni kuri ubundi abantu benshi bandika amatariki. Buriya ziba ari nk'itariki 9 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2001. Ni kuri abandika imyaka 91101 biramucanga. 91101 umugabo agira amatsiko. Buriya none iyo wanyweka United Gin kagwa n'ibitekerezo, kano ko kunywa kabamo ibitekerezo. Aza hano ku mashini ariko reka nsobanukirwe. Ibaze ariko ko nsobanura buri gihe ndi kunywa ka American Gin, United Gin biterwa. Ntuba wumva mfite ibitekerezo. Arangije aza muri computer yandika ya mibare yarabonye itariki 9 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2001. Nta muntu utazi ikintu cyabaye muri Amerika keretse umusazi. Muri Amerika icyo gihe indege za Osama bin Laden, za ndege z'ibyibe nibwo zashize turita zanyubake ndende, za zindi bitaga ngo ni Twin Tower cyangwa se Twin Towers. Nibwo izo ndege nyine niyo suje umva avuga ngo 911 2,996 lives. No areba abantu bapfuye kira gitero cya bin Laden ubwo cyaturitsaga ziriya ndege muri leta zunze ubumwe za Amerika itariki 9 mwaka wa 2001 mu kwezi kwa 11 hapfuye abantu bagera ku 2996 nabyo arabireba. 2,900 ni iki? Arebye hano abona imbere habanzaga amatariki n'umwaka, noneho inyuma hariho imibare neza neza ihura n'umubare w'abantu bapfuye uwo munsi. Nyagasani, ku rwandiko rwanditswe imyaka 50 ishize, indege yose Osama bin Laden nta hantu namwe iraturitse icyo gihe, yambenye yari n'uruhinja cyangwa se umwana mutonya. Kino gipapuro kimeze nkaho cyari cyarabihanuye imyaka 50 ishize, kiganura amatariki hazahiraho inzu ndetse n'umubare w'abantu neza neza bazapfa. Come on. Oya, ntabwo bishoboka. Come on. Yeah. Bino byaba ari ibiki? Igipapuro kimeze kandi neza neza nawe warabizi ko iki ni igipapuro cyanditswe n'umwana imyaka 50 ishize, kimeze nkaho kiri guteganya cyangwa se kivuga ibintu bakeka ko isi bizayibaho mu myaka 50 iri imbere. Uyu mugabo yese agira amatsiko. Noneho yanyweye na ka American Gin, afite ubwenge, ahita afata ya taburo yari afite, ahita azamanura ibitabo, dore ibitabo ikikwereka inzu z'abanyamashuri, nk'iyo ugeze wanjye ibitabo hasanga. Ahita zarasiba hano areba ibyo ari byo. Ko ibi ni ibiki by'umuteye ubwoba no ibi bintu abonye, kandi arabizi ko ari ibipapuro by'ubuhanuzi bw'abana banditse ba predicting ibiza mu myaka iri imbere. Aza hano atangira kwandika imibare yose iri kuri rura rwandiko neza neza yikoporera, kuko urwandiko n'urw'ikigo. Iyo mibare araza yikoporora kuri taburo yose uko yakabaye afite umwanya. Arangije afata United Gin asomaho, araza yicara hano abona izindi tariki nanone zikurikirana. Arebye izo tariki zo muri 52 ni na kangahe, abona hari ahantu habaye impanuka y'indege. Araza yandika handi, abona muri Mexico hari ibyabaye hapfa umubare w'abantu bagera mu 15,000. Arangije aza yandika n'ahandi
mu wundi mwaka n'ubundi nk'uko twabonye uriya abona hari gare moshi yaguye abona hari ikiraro cyaguye mu myaka yose guhera wa mwana yahanura ibi bintu apfa abantu 6,000 na muri 95 wa mwana ameze nk'uwagiye agahanura ubuhanuzi n'imibare y'abantu bazajya bagenda bapfa n'amatariki bazapfira ubwo bamubwira ngo niyandike ubuhanuzi buza mu myaka 50 iri imbere umwana yagiye ameze nk'uri guhanura ama event yose azagenda umugabo yaragiye arabireba ibyagiye biba by'abapfuye impanuka zabaye inkongi z'imiriro zabaye ibintu byose ubwo bapfaga abantu 147 areba ahandi yapfuye abantu 300 ahandi yapfuye 300 imyuzure yashikica abantu umwana neza za Hurricane Katrina Nyagasani uriya mwana w'imyaka 50 ishize yatangiye ubu mbega ibintu byose byari byanze kuri ra rwandiko nyine yasize bimeze nkaho yari amatariki umubare w'abantu bazapfa n'ikintu gishobora kuzica abantu mu myaka 50 hereye wa munsi yarahari buri nyuma yaho ibintu byose byagiye biba abantu bapfa n'amatariki n'umubare w'abazapfa byose yari yaragiye bihanura muri rwa rwandiko ni rwo rwandiko umwana yanditse hey. Mana yanjye umugabo ikirahure cyaramucitse kiranameneka bino bintu biteye ubwoba fa mwana ageze hano mu gitondo papa tujye ku ishuri turi bukererwe papa yaraye mu kazi ntago yigeze aryama papa yaraye mu kazi mu bushakashatsi ntago yigeze aryama amenye ko ari cyane imyaka 50 ishize gisa nk'icyahanuye ibintu byose byabaye imyaka 50 ishize umugabo yaje atekereza arikanga Dad, papa are you sick? urarwaye I'm fine. Oya yawe yumiwe gusa You think you're acting kind none se urabona utari kwitwara nkaho atari ibisanzwe I just had a lot of work to do. ijoro rishize nari mfite akazi kenshi nta n'ubwo yabibwira umwana subwo yabyumva gute ibyo bintu Bye, Dad. Bye. umugabo yarumiwe arikanga tugaruye kuri MIT Haystack Observatory Westford Look at that Ihosh side of the day. Yeah. 2006. yaje reka uno mugore hano imibare amwereka imibare y'abantu bapfuye Died in tax that day. n'abantu bangahe niwo mubare w'abantu bapfuye But I've matched these iyi numbers mibare yose of every nagenda yihuza disaster for the last neza iyi mibare ihura n'ibiza byagiye bigwira isi yose muri rusange mu myaka 50 ishize neza bigahura umubare w'abapfuye these events. Have, usibye bino biza bitatu bitaraba so tomorrow, ejo somewhere on the planet, hari ahantu kuri iyi si ni ukuvuga ngo uriya mwana imibare yose yanditse ibyo biza byose n'abantu n'umubare bazapfa byose byarabaye ibyo biza mu myaka 50 ishize ariko ngo wasigaye kuba ibindi biza bitatu bizagwiriye isi yacu nibyo bibura none muri ibyo biza bitatu n'umugabo yarebye amatariki abona ngo ku munsi w'ejo predicts that hari ahantu kuri iyi si naramenya hariho people are gonna hazapfa abantu 81 in some kind of tragedy. mu buryo bukabije bw'amarorerwa I know. ese uri kwiyumva It sounds pretty crazy, neza wagira ngo wasaze ibintu uri kuvuga even for you. ese uri kwiyumva ukumva uri muzima ngo ubonye urwandiko ngo rwansizwe ngorane ngo gusa nk'urukubwira ko ejo hazapfa ngo ukurikije ukuntu ibindi byahanuwe Open it. fungura hano urebe hano hari abantu 48 bapfiriye muri hoteli nabyo byari byarahanuwe kuki ibintu uri kubinyereka Wilson died. umunsi umugore wanjye apfira mu nkongi y'umuriro Alice too. nabyo byari byarahanuwe kuri uru rwandiko Girl that's been buried in the ground for 5. ibaze ko noneho inyubako umugore wanjye yahiriyemo n'umunsi yahiriyemo n'abantu bapfanye nawe muri iyo nkongi y'umuriro muri hoteli nabyo byari byarahanuwe kuri uru rwandiko imyaka 50 ishize Can you yego explain that? wabinsobanurira nkabyumva bw'ibyo bintu wowe I was up all night going over ijoro ryose ntabwo nasinziriye Again. iyi mibare nyicamo nyisubiramo and I couldn't. ngerageza no gushaka gushyiramo amafuti ngo ndebe ko ari ikosa ririmo ndaribura nimba bari barahanuye ati hari umwuzure uzaza wica abantu iki gihe iki n'iki byarabaye byose nimba yarabihanuye muri 50 bikagenda muri za 70 60 90 za 2 byose yarabihanuye Someone's playing a really shitty. menya ari umuntu uri kugukinisha Right. Except I saw them dig it up. mbega uno mugabo yarameze nk'umubwira ngo ni nk'umuntu washatse kugukinisha akaba yarabyiye byandika nkanjye ubu ngubu nshobora kwicara nkabyandika ibyabaye byose wenda nkavuga ni muri 2001 hazapfa abanaba hapfuye abanaba ariko kuko nyine n'ubundi nabisomye ko byabaye ndi kubibona ariko yaravuga ati njye nabyiboneye babitaburura ahantu mu byuma ntago ari umuntu wabyanditse nyuma byarabaye yari yarabyanditse mbere umugabo yikanze Capsule out of the ground. njye nabyiboneye bino bintu babitabura mu butaka ahantu hari hafungishijwe ibyuma All these Kwereka ngo bazi. numbers? What do they mean? I don't know yet. ino mibare yindi yanserikiye so isobanuye iki
byo ntabwo ndamenya icyo isobanuye, hari indi mibare ataramenya icyo isobanuye yanserikiye. Here, I'm not saying that 81 people are nanjye ntabwo rega nifuza cyangwa nshaka ejo hazapfa abantu 81. okay. uranyumva? Just trying to understand why ariko ndi kugerageza kumva impamvu runo rwandiko rugaragaza ko ejo hari ahandi hantu abantu 81 bazapfa. Back, all right? You have all these uncircled numbers. hano ufite imibare yindi wanserikiye niyo utanserikiye. G, Kabbalah, ntabwo ari ibintu bihura man, ibyo bintu ntabwo mbyumva n'amarozi se. and numbers. And they are a diamond. ibyo bintu ni ibibare myinshi ishobora kuza igasobanura n'ibindi bintu byinshi birenze, ahubwo ugapfa kuba wabihuza n'ibyo utekereza. I mean, that's really what you think I'm doing. Okay, nibyo utekereza ko ndi gukora? Losing Allison has spun you off. ndi gutekereza ko kuva umugore wawe Alison yapfa And I think it's utangiye guta umutwe, utakibona ibintu nk'uko wakabibonye, waheranywe n'agahinda, bamugize umusazi ngo saying it's clouded. nyine icyo mvuga ntabwo ukibona ibintu nk'uko wakabaye ubibona kuva madamu wawe yapfa. Where are you going? ugiye Off campus. kuva hano nigendera, avuye muri campus yabo yigendera. araje kwereka muramu we w'umunyamashuri ngo arebe ko babiganiraho. umugabo ahantu yayisaze uwo munsi yaje kureba witwa Miss Tyler. yaje kureba wa mukecuru wigishaga abana bahanuye ibi bintu. yaje You do remember her. karakantu urakibuka? Yes, yego I remember. umwana nigishaga icyo gihe kera bitaga Rusinda, ndamwibuka. yaje kubaza mwarimu wigishije kakana kanditse bino bintu, amaze ati gukana kari kantu ki? Such a sad little girl. karakana gahora kameze nk'akababaye. mukecuru cyangwa United Gin kandi ashaje, ko United Gin irakunzwe. Would you like some ice? Ese ngukubite iced tea? No. oya urakoze. kuki ushaka kumpa icyayi uri kunywa United Gin mukecuru? Remember the day ese uribuka umunsi abanyeshuri bawe bashyingura ziriya nzandiko? Yes, the children were so excited. ndabyibuka abana uwo munsi bari bishimye bashushanya, naho se Rusinda nawe yari yishimye. That was the day we couldn't find. uwo munsi Rusinda rero ashushanya ibi bintu niwo munsi twamubuze. Hiding in a closet, tuza gusanga yihisha ahantu inyuma y'icyugi, scratching at the door with her ari fingernails, gukoresha inzara ze ashwaratura ku rugi, like some kind of. ameze nk'uri kurwandika ku rugi, ameze nk'akanyamaswa. door. yari ari gushwaratura ku rugi akoresha inzara ze. yego What was she hiding? yari ari kwahisha iki se aho hantu? simbizi neza. Putting up the class, writing all those silly numbers. I had to hurry her along. ni ukubera ko uriya mwana mu ishuri ubwo yari ari kwandika iriya mibare twatabye, yari ari kuyandika ari myinshi, mwaka urupapuro yatinze kuyirangiza. Then we found. nyuma yaho turamubura, I knew something happened. tumusanga yihisha ahantu inyuma y'icyugi afite ubwoba. Never could get her to tell us what it. natwe yananiwe kutubwira impamvu yari yatumye yihisha ahantu. Son got Lucinda's time capsule. umuhungu wanjye niwe watomboye urupapuro rwasize rwanditswe na Rusinda. You remember this? Is this waba wibuka bino nimba ari byo Rusinda yasize yanditse? Oh, Professor. Professor, You are testing it all nawe over umeze nk'uri gusuzuma ubwonko bw'umukecuru in 50 years. hashize imyaka 50. shyiraho rinete areba ya mibare. I believe that. ndakeka niba kakana kari kwandika koko we. Oh, how rude of me. mbega ukuntu ndi umwana mubi. I never offered you a drink. usiko nibagiye kuguha icyayi Would you like some? we iced tea. urumva ko uyu mukecuru amaze gusaza nyine, yabimubajije umusore amubwira ko nta cyayi ashaka, ariko nyine ari mukecuru ameze nk'uvuga ngo harya niba agiye kukwakira, arongera asubiramo bya bintu, ku buryo niba ibindi akubwiye ngo uyu mukono n'umwana n'ibiki wahita uvuga ati ibi bintu uyu mukecuru avuga nawe ubwe ntago abizi. umuntu wibagirwa ko mu kanya yarampaye icyayi nka cyanga yongeye kukimbaza, hara niwe uhita uvuga ati uyu mukecuru nawe yaravangiwe. Thank you. ntago abyibuka ibyo nanamubazaga byose. Maybe I could meet her. ese uwo mwana aracyabaho? Sorry. Lucinda passed away several years. Rusinda hashize imyaka myinshi asa nk'upfuye. Rusinda yarapfuye, kakana kasize kanditse biriya bintu ngo kaje gupfa. Kessler's father. Ndi Caleb Costela, Now, papa we. the names of the two janitors that pulled the time capsule out of the ground yesterday at the ceremony. ndashaka amazina y'abapuranto ejo bataburuye bya byandiko byasizwe n'abana. ubwo arashaka kumenya nimba bari abapuranto atari bari baje bakabitabamo nyuma, cyangwa ari bimaze imyaka 50. hanze y'urugo rwe hari ikimodoka cyaje kirahaparika. akana kari gukina baro hanze, akana kumva ibintu by'ibijwi mu matwi. akana kaza kureba imodoka y'abagabo baparitse hanze iwabo. reba filime, akana kaza hano kitaba abagabo. Not sure I understand why that would be a problem for you. sinzi impamvu ibyo byari ibibazo. akana kahuye n'abagabo. umva ayo makuru ntabwo twahita tuyaguha. arebye hanze abona hari abagabo bari kumwe n'akana ke, akana bagahereza akantu kumeze nk'umukara kameze nk'akabuye. ni abagabo babiri bahereje umwana w'akana, uyagiramo ubwoba. barabaginga bavugana n'umwana wanje, baramujye mwitonda. Caleb
imodoka iciyeho. Who's that? Barabari I don't bari know. Just some guy. bonye ari abasore bara What do you give you? bagwaye iki This kind of cool. bamaye akantu k'akabuye keza kumukara. What did I say about talking to strangers? Nakubwiye ngo iki suka vuge n'abantu utazi bagushimusa Your homework? Give me 10 more. wakoze mu mwaka bindi minota 10 mbanze nyine football nayo nabonye itunze na bakimenye oya ajya kwiga ibyana by'iyi minsi bifite ubwenge. Rusinda yaje kuri witwa Rusinda Embry kakana kari gatonya kasize kanditse iriya mibare kaje gukura urumva kabisize kabyanditse muri 59 ariko muri 88 karakuze karabaye akamama kaje gupfa. Umugore bamusanze yapfuye dore Rusinda yaje gupfa. Waje ramukanga ndaguhamije. Hey, stranger. Bite muntu nazi. Do we learn to... Kwiga gukomanga babyiga abantu bakiri bato. On my way to the graveyard shift, remember? Narindi mu nzira ndabatereka nze gusoza. Busy. Could you not play? Okay, nta kibazo ariko ureke gukinisha ku bintu byanjye. Yes. Este ko uri busy mba ndi busy nyine. Kani gashikike kamusuye. How's my nephew? Umwishywa wanjye ameze ate? Aaron. Nta kirya inyama ngo yarabyimbye. Oh, you're not feeding him Dad's famous Sunday night hot. Ni ukwanga umwana wacu ntago kimugaburira za hot dogs papa mwajyaga musangira nijoro. You know, if you want someone to take him off your head. Ariko nimba ukeneye umuntu waba mukujyaniye ukaba uri wenyine uruhuka namugutwaza nkajya mujyana mu rugo. Offer, but we're fine. Wari ukoze ariko ndakwiyamye mvira ku mwana. Caleb and I have got a good thing going. Je na Karibu tubanye neza sinshaka ko ari umuntu umujyana nona. Back to headquarters. Mom says hi. Mama na papa bambwiye ngo ngusuhuze. Grace? Grace we. Don't. Ariko kumbwira iby'ababyeyi banjye ndakwiyamye. Regashikike. That you don't like being the son of a pastor. Ariko naje kubibona rega ko bikubabaza kuba warabyawe na pasiteri papa uyu musore ni pasiteri menya batanaherukana. That's fine. Kubyarwa na pasiteri nta kibazo kirimo kandi iki kigabo twabonye ko kitanizera Imana n'iby'ijuru. Kumbe papa wacyo ni pasiteri. Abana ba pasiteri bakunze ngo kuba barigize nabi ariko si bose. Agari bose. Can't you let it go? Can't he? You know he asks after you every time I see him. Papa buri gihe duhuye arakumbaza. Abahangayikishijwe nawe niko yakubwiye. He doesn't have to. Ntabwo ari ngombwa bimbwira imba mbibona mu maso. You're gonna have to speak to him one day. Wazavugishije papa umunsi umwe. Bimenye uyu musore atakivugisha se. You know it's what Allison wanted. N'umugore wajya gupfa nibyo yashakaga. My father. Ku mwana wawe agira sekuru azajya ajya gusura sekuru. Shaho. I'm going. Sawa reka nshone gashikike kaba kamuzaniye amakuru yo mu rugo. By the way, Grace, how are you? How's your life? Ese kutambaza ngo mbeze ne ubuzima bumeze bute? I have to get up early. Ndi buzinduke bugiye ndakwiyamye. Say a prayer. Please Ndakwinginze. don't. Witangira pe mfite ibibazo byinshi umugabo afite ibibazo byinshi byamucanze. Ushiki warumirwa ari igihe nyine umuntu aba ari busy kandi ushobora kunsura ukarinda utaha tutabonanye tutanavuganye. Kubera iki? Bamuze atari umutima mu bipi mvuga ngo busaba abanyarwanda barareba iki ninguha amasaha abiri ndi kukuvugisha ngo cyane cyane ugomba ndi gukwepa abakobwa Experts. umugabo yaje hano arayirebera kuri televiziyo ahindura kuri shene ari kubara neza arebe ari kureba ku isaha ni saa 5:59 arebe resita z'ijoro nizuzura sata z'ijoro nizuzura turaba twinjiye mu wundi munsi kandi uwo munsi turebe twinjiyemo niwo munsi yabonye ku buhanuzi buri ko rwa papuro rw'umwana ko uwo munsi yazapfa uwo munsi turebe twinjiyemo ko hazapfa abantu 81 mu buryo nyine bw'ikindi kiza kizagwira isi nkuko byari byarahanuwe saa sita z'ijoro zaruzuye umugabo sasa arashaka kumenya ibyahanuwe ko uyu munsi wazapfa abantu 81 nibyo umugabo akomeza kureba ku makuru hirya no hino arebe nimba wenda nta hantu bari buvuge ngo umwuzure wisha abantu Officials don't yet know the exact cause of the explosion. Hari ahantu habaye iturika mu Ruganda ariko ntibaramenya ngo iryo turika ni iry'iki. Nta n'abantu bahapfiriye abari barimo bose ngo babashe kubarokora. Aho ngaho ahita amenya ko nta muntu atari byo byahanuwe. Farmers across the Midwest are continuing to... Abahinzi bo muri Midwest baraye bigaragambije. Ari guhinduranya shene arebe nimba nta hantu bari butangaze ko saa 9 zarageze z'ijoro arakurikirana arebe nimba ari ahantu ku makuru bari butangaze ngo hapfuye abantu 81 ahita amenya ko ibyahanuwe koko bihura. Umugabo yanyweye icupa rya United Gin rinini ararimara ari kureba televiziyo ahita yisinzirira. Shakora nimba uyu munsi twinjiyemo hari ahantu bari buze kubika. Garakeye mu gitondo. Hello? Where are you? Papa, uri he? We're in carpool this afternoon. Caleb, I am so sorry.
kare bumbabarire You up in 10 mu minutes. minota 10 ndaje gufate ku ishuri Bye. kana kari ku ishuri papa yiri waryamye nigeze zo kugafata yafashe imodoka ye ajye gufata umwana ku ishuri akererewe kugera nakubitana na mbutiyaje nyine ngo ni igisaha ajyamo hano arebe nimba hari undi muhanda yabona hari ukuntu ushyiramo GPS mu modoka yawe ukareba nimba nta yindi nzira ya hafi waca yakugeza ahantu ugiye hari uwo yahamagaye mva ntiyitabye Phil ni John Yeah, I'm sorry about yesterday. mbabareje ukuntu nakubwiye nabi Kind of Niwamura down on you, didn't I? Well, look, umva I'm not ready to meet anyone. nta muntu niteguye guhura nawe nonaha urabizi I would like to take you up on your offer. ariko ndashaka kugusohokana tukajya gusangira I think it would be good for me to just, get out. byibura byanamfasha nanjye kugira ngo mbe nduhutse kuba ndi mu rugo arebye anabona imibare ya mibare nyine ya mibare ubundi bayita coordinates geographical coordinates nyine iyo uri kurangira nk'umuntu ahantu iki za latitude na longitude abona hano imibare hari imibare rero ikisobanuye kuri rwa rwandiko rwe ubundi hari imibare yarananiwe kuyoberwa ikisobanuye arebye hano iyo mibare neza nuko ubundi kuri no rwandiko rwa wa mwana bwa buhanuzi bwe yasize yanditse habaga hariho amatariki y'igihe ikibazo kizabera ku isi n'umubare w'abantu bazapfa ariko hari indi mibare ibiri yari yarayobewe ikisobanura none abonye muri GPS ye ku modoka agira igitekerezo abona GPS ibyanditsemo bihura n'ibiri kuri uru rwandiko neza kumbe ya mibare itanserikiye ni location y'ahantu ibyo nuko ngo wa mwana yari yarahanuye ibintu uri kumva agahanura amatariki ibintu bizabera n'umubare w'abantu bazapfa kumbe haba hariho na coordinate cyangwa se location z'ahantu abo bantu bazapfira arebye coordonate zanditseho no modoka ye abantu bazapfira abona birahura n'aho aparitse kumbe abantu 81 bari bupfe neza ni hano ndi arebye GPS abantu 81 bari buze gupfa ngo uyu munsi nk'uko ubuhanuzi bivuga kuri location barapfira hano n'umugabo ari ikanga abantu 80 bari buze gupfa n'umwe gute bari bupfire hano hantu ndava mu modoka areba ahubwo nimba batapfiriye mu kimodoka kiri hano imbere akaba ari byo byafunze umuhanda azamenye abo bantu kuko bapfuye bimeze biti hano bari gukora umuhanda ubanza nimba batabaye ikibazo hano hari ikibazo cyabaye urabizi subira mu modoka yawe hari umuntu wakomeretse hari impanuka yabaye abantu babiri barakomereka ariko nabirenze uno mugabo ari hano yari ikanze we ujya arahindukira nawe urebye mu kirere abona hari indege imanutse butosho neza aho yarari indege iparika nabi imbere yabo turashize umugabo arikanga yari muri rwandiko buriya buhanuzi bwavugaga ko hano hantu hagomba gupfa abantu uyu munsi ngo hagomba gupfa abantu 81 reka turebe abona indege nta n'abantu babiri bayirimo ari pilote gusa nta wamenye ava yazarebe kugira hano aza atabare nk'undi wese ubonye impanuka aza gutabara we impanuka y'indege bari mbi mu nsheri mpamvu ngiye buriya aho kujya mu ndege kare geze hano azanagerageze gutabara nk'umuntu wese ubonye impanuka ibaye kandi ari hafi uzi ko hari abaginga bari kureba iyi filime we babonye impanuka ibaye bihutira kujya gusaka abantu gusaka imirambo mana we wenda akabana ba Kadafi na bajamare bahora bifuza ngo imodoka ya Burarirwa izagwa ahantu bari abaginga nabo nta bwenge ngeze hano abona umugore uri hano mada umeze uti umugore yahahamutse umugore acaho abantu bari gupfa areba imbere ye neza abari gushya katururi ndege iguye ahantu yarari urebe filime aza gukurura hano agerageze gutabara rebe wagwan agerageze gutabara katurore byibura rebe ko ari n'umwe yatabara sinzi abashinzwe gutabara abanyabo babyize baraje wese ubira inyuma uri umusivili abashinzwe gutabara abanyabo baraje katurore
filime iraha ibyo byarabaye arabyiboneye n'amaso ye ariko ntabwo twamenya biriya nimba ari bya bindi bahanuye nanone uyu munsi ni umwe mu munsi mubi w'amateka indege zigera muri enye ubwo zanyuranagamo byatumye flight 74 yari iturutse Pittsburgh kwahitwa Logan International Airport yaturitse mwana ajya hejuru nibiri mu makuru. Ikigo gishinzwe urw'ubugendo bwo mu kirere byatangaje ko ari ikibazo cyabaye muri systeme y'imitwarire y'indege nyine yatumye indege Nyagasani ati mirambo yose baze y'abapfiriye muri impanuka y'indege ni 81 nkuko ubuhanuzi bwabivugaga. Umugabo yise yikanga neza abantu 81 nkuko urwandiko ejo yasomye ubuhanuzi bwabivugaga barapfuye kandi bapfiriye kuri location yarariho ari no kubuhanuzi bwabivugaga hariya wayitutinya. Umugabo yarikanze umugabo yarikanze igipapuro afite cyabisobanuraga ko uyu munsi ari upfa abantu 81 arabyiboneye yarikanze. Papa umeze ute? Imodoka yamfiriye nje kugufata ku ishuri mwana wa nta kintu cyabaye mwana nta rugari wagiye kumufata mwana ari kumuza ati kutaje kumfata ku ishuri ati imodoka yamfiriyeho umugabo arikanze. Papa birenze ibyo bwiza ukuri I'm going to bed. Ngiye kuryama. Get your homework done. Genda ukore homework And you should go to bed. nyuma yaho uryame. No TV tonight. Iri joro nturebe televiziyo. I always watch an hour of TV. Buri gihe ngiye kuryama ndeba televiziyo isaha imwe. Numbaza ibibazo byinshi kareba. Questions when you tell me things to do that don't make sense. Papa ngomba kukubaza ibibazo mu gihe uri kumbwira ibintu bidahuye. You won't let me stay. Ntukindeka ngo nyine umupira. And now you won't. Ntureka ngo njye gusura Jason. None numbwira impamvu uri kwitwara nkaho wasaze. Umva icyana ukuntu kimbazo wagira ngo nicyo bashakanye. Nje nago nkiri umwana muze. Nyagasani. You won't tell me Umve. on and why you're acting so. Ntago uri kumbwira icyabaye impamvu uri kwitwara nkaho wasaze. I'm not a kid anymore. Nje nago nkiri umwana ntuzanamenyera. Yarebye cyane arumirwa ariko uyu mwana ubu nageze igihe cyo kuba papa akajya bari nawe umpahira kumona ziga yanondagira. Afite icyana kivuga no akikanga bati uyu mwana ninjye wamubyaye cyamamo yarantuburiye. Ibintu byo kudaca umunyafu. Siko kwishuri ngo basi yaje anatangira kubyiga areba ukuntu umuntu yapfuye abantu 81 byari byarahanuwe arumirwa. Ibiza byose biri kuri rupapuro byarabaye hari hasigaye ibiza bitatu kimwe kirabaye ubwo hasigaye ibiza bibiri byonyine. Ubuhanuzi bukaba buruzuye bwasizwe n'uriya mwana by'ibiza mu myaka 50 iri imbere. Oh my God. You were there? Waruhara habera impanuka. Musaza. The date, the number of dead. Umva amatariki umubare wazapfa na GPS coordinates byose byari biriho. It wasn't coincidence. Ntabwo ari ibintu byahuriranye. I drove past at the exact moment. Neza kugira ngo nyura aho hantu kandi n'impanuka igiye kuhaba. John, I didn't say. Johnny. So what are we calling this? Synchronicity? Nurese bino turabyita iki? Two unrelated events. Digging up. Nyina rumirwa. Indege gushya gutabura bigahurira na imyaka ishize bigahurira na. I keep seeing their faces. Ndacyari kubona amasura y'abantu bapfuye bamfiriye imbere. Burning. Bari gushya urumva umuntu ayitatu umutwe nyine urabona ko icupa ritamuva mu ntoki ariko fite icupa umuntu wese wabonye imirambo urumva ikintu cyagerageza. We're way beyond the bounds here, John. We don't have a frame of reference. There could be multiple meanings to consider. Bino bintu byabe bifite ushobora kuba byagira ubusobanuro bwinshi. Hasigaye ibindi biza bibiri. Uravuga iki? The numbers are warnings. Iriya mibare nabo bantu bazapfa bimeze nk'ari gasopiri kumburira ibigiye kuba. You could have been killed today, John. Uyu munsi wari gupfa John. You want to go put yourself back in harm's way. Nizere ko utari buze gusubira muri ibyo bibazo. Hasigaye ibibazo bibiri bigiye kugwira isi byahanuwe. Zana iyo nzoga niri kugushukanye kunywere. Kumbe nuko nawe ayikunda ka American gin garari. My scientific mind is telling me to have nothing more to do with this. And yours should too. Katururi. Muri iryo joro
Caleb araryamye hano ni kakana umwana aryamye hano umwana aryamye muri iryo joro hari uwinjiye umwana aryamye umwana haryamye kakagabisho bahuye kari mu modoka kakamuha ibintu karamwinjiranye mu cyumba gafite ibintu by'ibijwi iyo kagize biba byumvikana akagabo umwana arakareba yikanga mu dore ukuntu kamureba kamutunga urutoki kamutunze urutoki wa mwana Karebu mwana ahindukiye hirya abona mu kirahure cye hari ibintu biri kwaka mu kadirishya ke umwana arabyuka azarebe n'ibiki biri kwaka abana bagira amatsiko umwana aza kureba n'ibiki biri kwaka bari kuntungira agatoki mu cyumba cye muri iryo joro umwana Caleb aza kureba hano arebye hanze ho baturiye ishyamba abona ishyamba ryose ryafashwe n'inkongi y'umuriro abona ishyamba riri ku nkongi y'umuriro hakurya hose habaye inkongi y'umuriro gusa nyagasani umwana yikangamo umwana arebye hano hasi abona inyamaswa zo mu ishyamba ziri gushya impongo isha abona ziri gusohoka mu ishyamba zishya umwana abona utunyamaswa twose two mu ishyamba turi gushya habaye inkongi idasanzwe ibisiga biguruka bimwe biri gushya umwana yikanzemo bimeze bite papa ho yaraye yashiruka nkareba umwana wasakuje kumupapa wese azarebe ninde unkoreye ku mwana ngeze hano abura umwana dore ahantu yicaye Caleb Caleb ubaye iki papa meze sawa mwana urose nabi ni inzozi mbi bisanzwe wigira ubwoba ni inzozi mbi gusa mwana wigira ubwoba arebye hanze mu idirishya abona akagabo abona ka kagabo nawe arakiboneye mu idirishya urabe undi mupapa wese wa kera abyukana umuhini nitoroshi papa b'uyu munsi ahita agenda agafungura urugi agakanyaga akadadira niyo yumvisha umuturanyi ari gutabaza aradadira abapapa ba kera twabyukanaga imihini nitoroshi tujye kureba wagwanda abapapa turi aba kera ab'uyu munsi we wabonye icyo bita umupapa byukana itoroshi n'umuhini cyangwa inkota n'icumu papa b'uyu munsi ahita agenda agakinga agakanyaga kajya munsi y'igitanda akabwira madamu madagenda undebere ni ibiki abona abapapa b'iyi minsi ntabarimo ntabayangewe sasa uyu mugore yatangiye gukora iperereza amenya uriya mugore wasize yanditse ubuhanuzi yabaga he abona aho yabagara habona aje kumenya uyu mugore wasize hanuye bino bintu ni muntu ki aje kumupereza arebye uwo mugore wasize hanuye yabaga abona hasuitse akana gato k'agakobwa n'undi mukobwa usa nkaho akiri muto
kuko ntago yaba ari kakana kuko uyu mugore ntago yaba ari kakana kahanuye ibi bintu kuko abaye ari we yabashaje kandi uyu mukobwa urabona ko akiri muto n'akana gatonya arabakurikira. Umugore wapfuye ubwo yabaga mabonye asohokamo umugore n'akana arabomeka. Menye uyu mugore wahanuye ibi bintu yari mu ntoki. Bikira Mariya ikibeho yaramubonekeraga amenye ibyo ari byo. Ikibeho ngo barabonekerwa cyane rwose. Twe muri kiliziya mwana wawe genda urebe ziriya biriya birura urebe ibyo ari byo. Yohereza akana kabe karebana no kandi kana k'agakobwa kuriya mugore. Umwana yica kandi akanyoni bangana. Umwana afite agasayidira amajwi. Ese waruzi ko ibirura byose burase ni ibirura sinzi nimba ari ibirura zambwa zo mu gasozi nimba njya numva bamwe bazibeshyira ngo ni imbwebwe ni ibirura bya bindi banuza biyita babahanzi bakizigenza. Waruzi ko ibirura byose bivuka byarapfuye amatwi koko? Ariko urabizi ibirura bimaze gukura ikirura gishobora kumva ikindi kirura iyo cyabi kiri muri mayiro zigera mu 10. Wow. Hey, kandi babyaravutse ngo byarapfuye amatwi. Nabisomye muri National Geographic. Hi. Bite madam. Bite? Your daughter? Uriya umukobwa wawe mva kwibaraguza. Yeah, why? Yego. Why? That's my son. Uriya bari kumwe n'umuhungu wanjye ndabona bashimanye. They're already best friends. Wagira ngo bamaze imyaka ari abashuti. He's probably telling him about the animals. Buriya akakobwa kanjye wabona kari kumuganiriza iby'inyamaswa. Even as a baby, she was completely fascinated. Umwana wanjye kuva kiri mutonya yakundaga iby'inyamaswa pe. He likes extinct animals. Umuhungu wanjye nawe ni kameze akunda kumenya amakuru y'ibintu byerekeranye n'inyamaswa zimwe ziba ziri gucendera nyine hakuri inyamaswa bakubwira ko n'ingagi buriya ziba ziri gucendera ubusanga ziri ahantu hake ku isi n'izindi nyinshi. Atangira kuganira gutyo kandi niwe wohereje kana wakabe kari kumwe n'agakobwa ke kugira ngo aze kubona ahera ikiganiro nk'ababyeyi babiri bafatanije kurera. Kumbe ahereye karamugenda nje banyita John. Hi, Diana. Jendi Diana, buriya umuntu yamaze kubona ko nawe ufite umwana muri abantu b'ababyeyi muraganira nk'ababyeyi ntari biryacu. What are they doing now? Sibara abana bari guca. Showing her something in sign language. Buri umuhungu wanjye kumwigisha ibintu bijyanye no guca amarenga. He's not. Yapfuye amatwi ya. Sounds just get jumbled up some. Gusa igihe bijya byanga ko yumva akambara akantu kamusayidira kamufasha kumva. We has a hearing aid which helps. Bakita kumvirizo. Kare bita hearing aid. But he's not dead. Ntago ari igipfa amatwi arikajya yambara akumvirizo. Umwana wanjye ni inzobere mu byerekeranye no guca amarenga. I don't think everyone is hot in October. Umunsi yarashyushye cyane sinarizi ko muri October bashyushye gutya. Can we get a drink? Arashyushye. Can we get one? Papa waretse tukajya kunywa akantu. Would you and Abby like to join us? Hase bundi mwaje tukajya kukanywera hamwe mwese ko mbona abana bashimanye. Bajya kugurira abana akantu ko kunywa. Hey Abby. It can be tough sometimes because, you know, I'm by myself. Ari igihe bingora kurera umwana wenyine. You're a single parent too? Nawe uri single parent se nawe urera umwana wenyine. I kicked him out years ago. He couldn't keep his hands to himself, so I... Umugabo wanjye kera yajyaga ashaka kunkubita mbonye gishaka kunkubita ndamubwira nayo maboko yawe kugira ngo yankozeho uzayagumane ndagiye. Yarahombye nyine ubwo yahombye umugore mwiza. Gakana. And you? Wowe separated? Madamu mwahanye divorce? Diana. We didn't meet here by accident. Je nawe ntago twahuriye hano ari impanuka nkuko bikeka. I need to talk to you about. Hari ikintu nshaka tuganiraho. Ask you something about your mother. Hari icyo nshaka kubaza kuri mama wawe. Uyashobora kuba ari umukobwa wa mugore wasize hanuye buno buhanuzi. My mother? Mama wanjye afite ikihe kibazo? Did she have some kind of mama wawe yaba yarafite ability? Nk'ibintu by'ubushobozi budasanzwe. Ubushobozi. A gift. Nk'impano nyine itarantu mu bintu ko nabyita. Who are you? Urinde? It's awkward. You don't know me. I'm Kessler, a teacher. Banyita John Kostler. Physics. Nigisha astrophysics muri MIT. Buri yonyine ufite address ukisobanura ati ndi n'umwarimu umuntu ashobora kukwizera. Hanjye ngeze ahantu bakambaza ati urinde hahita mvuga ni njyewe. Ago njya nifu. My son. Jewe n'ingagi ukigera mu Rwanda ubugomba kubutuza.
goes to William Dawes Elementary, which is the same school your mother... umwana wanjye yiga muri Gardienne cyangwa se nimba ari Primaire, akaba ari naho mama wawe yize imyaka 50 ishize. Mama wawe yasize yanditse buno buhanuzi amatariki n'ibintu bizaba. Mama wawe yumvaga ko ibyo bintu yasize yanditse muri amatariki ari ibintu bizaba bimeze nk'ubuhanuzi. Uvugana ngo busy numvaga navugana nawe cyangwa papa wanjye yarapfuye. I think it's possible that there are people like your mother. Ariko ndashaka kumenya nimba ari abantu wenda bari bameze nka mama wawe wabuze bari bafite impano nk'iyo yari afite yo kuba yahanura ibintu bizaba. Ahari wenda babona ibintu mbere yuko biba. Aba nahura nabo nkaganira bakambwira mama wawe kuko ibyo bintu buryo yabimenyagamo. Following your mother's predictions, and I watched 81 people burn it. Mama wawe nasomye ubuhanuzi yasize hanuye. None ejo hahise niboneye abantu 81 bapfa. Bapfira mu mpanuka y'indege. Kandi yari bivuze ko bizaba ibyo bintu. There's nothing I could do about it. Nta kintu nanjye nabikoraho ubu ngubu nabimenye. 78 people will die tomorrow. None mama wawe mu buhanuzi yasize yanditse yahanuye ko nanone ku munsi w'ejo hano muri New York hazapfa abantu bagera ku 170 bazapfira muri uyu mujyi. Neza itariki ko ari itariki 19 byose arabimusobanurira ku makuru yanjye n'umukobwa wanjye ndakwiyamye. Abi tugende, uyu mukobwa ntago ashaka kuvuga ibya mama we, menya nani n'ibyo azi. Kurikira umukobwa arashaka kumenya mama we wasizanuye ibi bintu yari mu ntuki. Byibura amenya amateka ye. Diana, ndakeka bifite aho bihuriye n'umuhungu wanjye. Sinzi ariko ashobora kuba ari mu bibazo. Ndakwinginze mfasha nsobanukirwe nyuko yari mu ntuki. I can't. Sinshobora. Fata umwana wari igendera. Sinshobora kukubwira ibyerekeranye na mama wanjye. Hari ugashaka kubyumva ibivuga kuri mama we. Atsa akamodoka ke, hari utumodoka kera hano bajyaga bita ngo wara. Kasha abahungu barita. Bura na amashyari yuko mwabuze amafaranga agurira abakobwa imodoka. Mugabo yaje anafata imbunda. Ku munsi w'ejo ngo azapfa abandi bana 170. Mu kibazo kizaba. Duhe film. Ya jano byumva kuri televiziyo bari kuvuga ngo iperereza riravuga ko ku munsi w'ejo ngo hari ibye bishobora kuzagaba igitero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko polisi iryamiye amajanja na FBI kugira ngo icyo gitero babashe kuba bagikumira kibyihebe. Ese atekereza ko ari ibyo bye bishobora kwica abantu bangana gutyo hanze y'urugo rwe yari utugabo no twinshi twahaje twahagaze. Kiraje komeza kureba ino mibare areba na za korodoni. Iriya mibare ushobora kuyishyira muri GPS ukahita umenya ahantu hariho. Ushizemo latitude na longitude ushobora kuyita umenya ahantu ibintu amerekezo. Ashizemo gutya ngakurure izo korodoni ahita habona ahantu bizabera ejo hazapfira abantu. The attack will take place tomorrow. Umva ejo igitero kibyebe kizabera ku muhanda arawubabwira. Muzabe mwariga abapolisi mukumira icyo gitero ukabonye ariho hazapfira abantu nyine. This is not a crank call. Inagari call cyangwa telefone yo kubatesha umutwe ni igitero cyo kwataka abantu kizabera bonaga polisi iri kubivuga kuri televiziyo ngo barateganya ko ari igitero gishobora kuba muri Amerika gitewe n'ibyibi. Yazanye umwana kumusigira mushiki we. Kana kageze kwa anti wako kari kurya nkakataherukaga gutekerwa neza. Abari abagabo rega kurera ntago ari ibintu byanyu. Impamvu ngiye bura nikundira abamama batanga uburere bakubitana na kamambiri. Ndabizi ari ikintu utari kumbwira. Umwana ntuze gutuma areba amakuru uyu munsi kuko arabizi ko ku makuru bari butangaza inkuru mbi nawe kandi ashobora kuza kuba ari aho hantu agiye kureba aho hantu hagomba kubera ikibazo nihe. Nk'umuntu biza arebe ko yanatabara. Bimeze bite? Ese uko birongera bihurira nabo bana 170 barapfa. Umugabo yagiye aho hantu yarahamagaye polisi na FBI arababwira atejo mbonye ahantu hazapfira abantu birateganywa ko ibihe bye bishobora kuba bishaka guturitsa muri uyu mujyi. Umugabo yaje hano afite ubwoba agomba kumenya ni ibiki. Ubu harabura ubuhanuzi bubiri buri kuri rya rwandiko ubundi bwose buri bwarabaye abantu baragiye barapfa. Yaje hakunino kandi ubwo abantu bose ubona muhanda bari kwigendesha bari muri gahunda baba barishyuwe.
kugira ngo ni ibintu biba biri guhurirana. Abo bose bano baba bari gukina filime. Ntugire ngo ni nk'abantu b'abaturage b'abandi bagenda bagakamera batabizo ya. Abo bose baba barariye ku mafaranga. Yana. Abo bose ku matelefone bibaraguza barariye ku mufungo. Aba bose. Why hasn't this intersection been sealed off? Kubera cyane abantu mutahafunze. Why this intersection? Kuki hano hantu mutahafunze ngo mwashyire imigozi ko nta muntu wemerewe kuhagera? Please calm down. Tuzane waduhaye amakuru. Twerekeze tujye kuri polisi tuganire nawe. Ahita yirukanka. Yarazi ko ubwo yarahamagaye kuri polisi. Polisi iri bubyuke hano hantu yahafunze ku buryo nta muturage uri buhagere. None nta nubwo bigeze bafunga. Dore na FBI irahari. Umva tubonye umuntu dukeka ko yaba ari we Kiyebe. Abona hari hakurya ari ahantu hari gari ya moshi munsi y'ubutaka. Kumwe zigendera munsi y'imihanda. Abari hakwepera. Yarazi ko asanga polisi yafunze gare. Nta muntu n'umwe uri buze kugera hano. Avayo. Uko ubuhanuzi bwagaragazaga ko hano ariho hari buze gupfira abantu 170. Urebe filimi. Yeah. Bebe, arebye abona hari ikigabo gisa nk'igifite ibintu mu ikote, kirasi cyo Kiyebe gishaka guturitsa abantu. Burasi Kiyebe gishaka guturitsa abantu. Aragikurikira. Arakurikira. Vere mu nzira polisi no barakurikira. Bakurikira nabo baramukurikira. Get off the train. Why? What's wrong? Just take the baby and get off the train. What's your problem, pal? Hold it right there, sir. Hagarara aho ugeze. Abona umugabo arakomeye. Hey, the police! I'm asking you to stop. Iyi ni polisi n'uva uriya mugabo muhagarike. Uriya niwe mugizi wa nabi. Bebe. Uyu mugabo ashobora kuba ufite igisasu kiri buturitse abantu hano. Uyu arakurikira. Iyi ni polisi. Kumba afite CD z'amafilimi. Kumba bariya ntabwo nzongera kwiba. Nyagasani. Gari ya moshi irifu. Kumbe nta gisasu yari afite. Gari ya moshi iri kugenda, kumbe imbere yayo hari gari ya moshi yataye yari inyigenderamo. Arebye hakuno abona gari ya moshi iri imbere yataye umurongo igenderamo, agiye kubimanuka. Musubire inyuma we, imanuka we. Nyagasani, gari ya moshi itaye umurongo. Hari gari ya moshi itaye umurongo. Turashize. Hari gari ya moshi itaye umurongo, abantu batangira gusohokamo. Urebe filime. Gari ya moshi yakoze impanuka idasanzwe. Buka ibintu uriya mugore byose yagiye ahanura ni ibintu bimeze nk'ibiza bizabe ku isi. Byose n'ibyagiye biba. Katururi. Gari ya moshi yaraje guhunga abantu benshi. Yaraje guhunga abantu baca hejuru. Dore amaraso, dore imirambi baca hejuru. Nyagasani. Bere yaketse ko ari igitero cy'Ikiyebe. Kumbe ntabwo ari ibyihebe. Ni impanuka nanone. Yeah. Katurore. Hey. Urebe filime. Hey. Hey. Bantu barahapfiriye benshi. Yeah.
disaster since 1990. Could be the result of a terrorist. umugabo hano ku makuru nta kindi cyabyukiyeho n'abantu bapfuye. Iyi mpanuka yabaye isa nk'ari impanuka yabaye ahanini bitewe n'umuhanda wa gare moshi ukuntu ngo imihanda yasobanye ukuntu tuba tugenda ari utuyira tukaza kwicanga icyo cyabiteye. Impanuka yabaye muri Manhattan aho gare moshi zigendera yari impanuka yari ihambaye. I got held up by work. Yaje hano kuri telefone natwawe n'akazi ariko ndaje mu kanya hari uwari guhamagara. I'm fine. Minota 30 ndahugeze byongeye bimubera imbere ntabashije gutabara ubwo hasigaye ikiza kimwe. Umugabo yatashyiwe ageze wavuye gufata umwana asanga wa mugore ejo wa mugore wasize wanuye ibintu yaje kumureba menya nawe yarebye amakuru akabona byabaye kuko umugabo yamubwiye ngo ejo muri Manhattan hazapfa abantu yasize kureba uyu mugore yaje kumusura n'umukobwa. Hey Caleb Jamindani. Bite Wanna check out the house? ngeno ngiye gukwereka inzu abantu bakuru baganiye amwereke na parafu. You said October 19th? Wari wambwiye harya ngo ibi bindi bizaba ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10. My mother used to talk about that day all the time. Uwo munsi usigaye uwo munsi no mukobwa avuze ni umunsi icyorezo cya nyuma gisigaye kizabera. Hamaze kuba bibiri kuva umusore yatorora rwandiko harabura ikindi kiza kimwe kuko ku rwandiko yatoye ibindi byose byari byarabaye hasigaye bitatu none hatorera rwandiko habaye bibiri hasigaye ikindi kimwe. Uyu mukobwa yatangiye kubwira ati izo tariki 19 rero zikiza gisigaye kuri urwo rwandiko z'ukwa 10 ari nako kwezi turimo. Mama wanje uwo munsi yajyaga akunda kuvuga. She said it was the day I was going to die. Ndetse mama akambwira ati none uwo munsi nanjye umukobwa we n'uwo munsi nzapfira. Yagasani tariki 19 z'ukwezi kwa 10 uyu mukobwa ngo niko mama yajyaga avuga ko ari cyo gihe azapfira kandi mama wavuga ibintu bikaba twarabibonye. Yazanye n'umugabo hano ikindi kiza kizaza. Ubuzima bwanjye bwose uyu munsi noraga ngutekereza hatekereza ku mwana wanjye. Mama wanjye nkumva ibintu avuga ntago nabiha agaciro nkumva nta muntu wagena ibizakubaho cyangwa amenye igihe uzapfira. Ese ubundi bimaze iki? N'ubundi twese birangira dupfuye watinda gupfa wapfa vuba. Sinshaka kumenya icyo ahazaza hanjye hambikiye. Last year, my wife was on a business trip umwaka ushize umugore wanjye yari yagiye mu rugendo muri Phoenix for my birthday. habura iminsi mikenya ngo ngire isabukuru. Started in her hotel. Hoteli yari yarayemo yafashwe n'inkongi saa 10 z'ijoro z'igitondo. The investigators said they also died of smoke inhalation. Iperereza ryambwiye ko umugore wanjye ubwo yararyamye hoteli gashya wiyishwe n'umwotsi. Birara ukuntu ngo uryamye muri hoteli cyangwa se ahantu nk'inzu yawe igashya bukaza guca basanga wapfuye atari n'inkongi y'umuriro yakugezeho ahubwo umwotsi mwinshi uko abaye mwinshi waza ukawuhumeka ukajya mu bihaha byawe akaba ari wo kwica nta nkongi y'umuriro yakugezeho. Niko umugore yapfuye. Umugore wanjye ubwo yapfaga nari ndi mu rugo ayo masaha. Nari nzi ko ubundi iyo umuntu ukunda ari mu bibazo cyangwa apfuye ubyiyumvamo nyine ukavuga ati hari ikintu gishobora kuba kibaye. Ariko umugore wanjye apfa izo saha nta kintu niyumvishemo pe. Hari ukuntu muravuga ngo umwana ngo yagize ikibazo agapfa ngo mama wahana ari ngama gahita byiyumvamo amabere yikora tonze. Hako umunsi nge ntacyo niyumvishemo. Wihangane. But my point is kubera icyo gihe natangiye gutekereza ko nta muntu n'umwe ugomba kumenya ikizaba katari ibintu wakwiyumvamo ari ibintu ushiduka bibaye. Nahise nekereza ko ibintu bakuri iyi si nyine ari nk'impanuka ari amakosa aba cyangwa se ari ibintu bihurirana nta muntu wamenya ngo ikizaba n'Imana ibitabizi nta nibaho nta muntu umenya ibizaba. Atari ko muye n'uru rwandiko rw'umugo rwanditswe na mama wawe nibwo numiwe. Byibura iyo nza kubona runo rwandiko nkarubona kera mama wawe kuko yari yarabihanuye aho hantu umugore wanjye azahira ahari nari kugiyeyo nkamutabara nari kumusohorayo. Niyo mpamvu nshaka kumenya ibyibi byiza byose mama wawe yahanuye hareba ko hari abantu natabara abandi. Byibura umunsi yaza kuba afite runo rwandiko akamenya hoteli umugore ashobora guhiramo kuko na location ibiriho yari kujya akamusohora muri icyo cyumba. Niyo mpamvu ashaka kumenya iby'iyi mpanuka. Hari aho baje we n'uyu mukobwa utagira ngo urebe filime witonze.
hari inzira bakasemo sinzi ngo baje hehe binjiye ishyamba ni hano uyu mugore niwe umuyoboye ari aho baje rata simba filime nziza nanjye ndabizi zano noneho buriya kugira ngo umenye kode uzajya wishyura amafaranga mujye mufata ariko telefone muyandike ndacyanywa n'akantu kode wishyuraho 7 cyangwa 4 ku cyumweru na 7 ku kwezi ni 04665336 bino warabibonyera Abby used to do this sometimes. izi nyuguti ebyiri zisa nk'izanditse zireba inyuma That last number, I don't think it's 33. iriya ntabwo nkeka ko ari 33 EE. ahubwo ishobora kuba ari EE atari 33 ati n'umukobwa wanjye byandika ibintu bireba inyuma Initials. cyangwa se bikaba bifite nk'ikintu bisobanuye mu magambo nyine ariko hakundi nyine ari amagambo afite icyo yasobanura arambuwe binjira mu nzu sasa yabaga muri ya mugore wahanuye buno buhanuzi bwose dore yari afite ikiradiyo bimwe bya kera by'amasoniteki injira uyu mukobwa niho yabanaga na mama ariko bafite ubwoba bwo kwinjiramo mu yarapfuye kazu babagamo kera kiye na mama twabaga hano kera niho ubuhanuzi bwe yabutangiriye When she overdosed. yari ifite imyaka 9 ubwo mama wanjye nywaga ibintu byinshi bikamwica Father. When he identified her body. papa yaje kwita njyana ajya kundera hano hantu turahava burundu Never came back for any of her things. kwera icyo gihe mama wanjye yapfira no sinongeye kuhagaruka mama yari atangiye ngo kujya nk'ibiyobyabwenge cyangwa ibintu by'imiti abona agafata ari kumwe na mama we we yasize hanuye ibizaba When I was little, my mother used to tell me that she could hear voices. nkiri umwana muto mama wanjye yajyaga ambwira ngo hari ibintu by'amajwi ajya yumva Whispering to her. ngo bimwongorera kana ka Karebu twumvishe kajya kumva ibijwi ngo ayo majwi ngo bari kumubwira ibintu bibi And one day my dad came. umunsi umwe nibwo papa yaje nyine anyambura mama arantwara He said she was sick. papa arambwira ngo mama ararwaye ni umurwayi wo mu mutwe She said she moved out here to get ready. mama ngo yimukiye hano agira ngo yitungaye mbega yishyire ku murongo sinarinzi icyo asobanura ngo aje hano ngo yitegure I made this for her one Christmas. kuri noheri imwe kano ninjye wakamukoreye ndakamuha I never knew she kept it. ntabwo nari nzi ko mama wanjye yakomeje kukagumana akakabika binjiye mu nzu uriya mugore wasize buno buhanuzi bwose yabagamo bamenye byinshi kugira ngo bamenye ubwo buhanuzi bundi bwa nyuma busigaye cyane ko noneho mama we yahasize nano yatubwo munsi ni nabwo umukobwa wanjye uzapfa kure bano mu cyumba mama we yabaga afite ibinyamakuru by'abantu bose bagiye bapfa bya bwa buhanuzi yabaga yarahanuye byose ibinyamakuru babyandikaga indege zaguye imyuzure ibiki byose yarabimanikaga